byari inzozi zikomeye kandi nashaka kugeraho. Byari igisebo kuba mbanye n'umugore imyaka irenze 1, 2, 3 ntasezeranye nawe mu mategeko ndetse n'imbere ya Allah cyangwa se imbere y'Imana niba ari kubyizera. Kandi mu buzima bwari bukabije bushaririye cyane mu gashamburete. Ibaze ko nabanje kubana n'umugore wanjye ndetse n'abandi basore tukabana mu nzu y'ibyumba 2, nkaba mu cyumba kimwe abandi basore nabo bakaba mu cyumba kimwe. Ibyo bishobora kumva ko bitari byoroshye kuri njyewe nka Killaman ndetse n'umugore wanjye umuhoza Shemsa. Ibaze ko nashatse umugore wanjye mfite amafaranga inote y'ibihumbi 2 gusa mu mufuka wanjye ndetse yari ro mwikofi. Ndabyibuka kari akanote gashyashya nari narahishe hirya rwose mwikofi. Ubundi nayikuyemo uwo munsi mu gitondo ndayimusigira ngiye ku kazi gushakisha hirya no hino. Ndabyibuka natashye nsanga yahashyemo karoti, amashu n'ibishyimbo ndetse n'akawunga. Uwo munsi turarya tubona urije burongera buracya. Byari inzozi zikomeye cyane ko nazagera kuri ibi ngezeho uyu munsi, nazaba mfite ibyamamare bindi inyuma umunsi naba nakoze ubukwe. Gusa byari inzozi zanjye ko nzabukora byanga bikunda. Reka tubivugeho. Umenya rwose utarigeze nari mutekereza ko ibi bintu byari kuzashoboka, ko hari igihe uzahagarara imbere y'abantu barenze 100 bose bavuga izina niyo nshuti ya Nike, abandi bakavuga Killaman. Biranashoboka cyane ko nawe ubwawe utabyizeraga ko hari igihe uzaba hari abantu barenze 100,000 bazaba gukurikira ku rubuga rwa Instagram cyangwa se bari ku rubuga rwa YouTube bategereje ngo niki urashyiraho ni yihe video cyangwa amashusho wakoze uri kumwe n'abasore n'inkumi, abadamu n'abakecuru n'abasaza, uvuga ijambo rimwe ati ndamwemeye, uyu abaye umugore wanjye buziraherezo, ndabisinyiye kandi mfashe ku idarapo ry'igihugu, ikiranga ntego gikuru kidakinishwa. Yitwa niyo nshuti ya Nike, abandi mwamumenye nka Killaman. Cyangwa bikunda hari n'abandi bashobora kuba bamuzi kutuzina tw'utubyiniriro cyangwa se andi mazina bamwise. Niyo nshuti ya Nike cyangwa se Killaman, umugabo w'abana 2, umugore umwe, umuhoza Shemsa niwe wabyariye Killaman umuhungu n'umukobwa. Bose basengera mu idini rya Islam, basobanukiwe neza Allah, Imana imuhe amahoro n'imigisha. Guhaye ikaze. Reka tubivugeho. Nitwa mugabo w'indekwe Regis, ubishatse wongeraho Mr Muhanzi. Birumvikana neza ko tugiye kumva akantu ku kandi kaniyo nshuti ya Nike n'umuhoza Shemsa n'abana be 2, ubukwe bw'agatangaza baherutse gukora.